Rwanda ni igihugu gifite umuvuduko w'ubukungu utari warigeze kubaho kuva u Rwanda rwabaho. Banki y'Isi ivuga ko u Rwanda rwabaye igihugu cya 10 cyagize iterambere ryihuta ku isi hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2009. Muri iki gihe abantu barenga miliyoni imwe bavanywe mu bukene. Amafaranga yakoreshejwe ibi byose ntabwo ari ayaturutse hanze y'igihugu gusa, ahubwo menshi yaturutse mu banyarwanda ubwabo. Ni amafaranga yaturutse mu basora. Abaturage barenga miliyoni imwe n'ibihumbi 604 batuye mu ntara y'Amajyaruguru bafite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu binyuze mu bikorwa byabo bya buri munsi. Iyi ntara ni ikigega cy'igihugu kigaburira abaturage bagera kuri miliyoni 12 z'abanyarwanda ibikomoka ku gihingwa cy'ibirayi gituruka mu turere twayo twa Burera, Gakenke, Musanze ndetse na Rulindo. Abahinzi b'ibirayi muri utu turere bibumbiye mu makoperative asaga 20 binyuze muri gahunda zitandukanye zashyizweho na leta y'u Rwanda zigamije kuzamura imibereho y'abanyarwanda zigashyirwa mu bikorwa hakoreshejwe imisoro. Uyu munsi buri muntu ashobora kubona itandukaniro mu mibereho ya buri muturage utuye cyangwa se ukorera mu ntara y'Amajyaruguru. Impinduka yose igaragara mu bikorwa remezo, mu buvuzi, mu burezi, mu mibereho myiza y'abaturage no mu ikoranabuhanga muri iyi ntara yagizwemo uruhare n'abasora. Umuntu uheruka muri iyi ntara mu myaka 10 ishize, uyu munsi yayigezemo asanga harubatswe isoko rigezweho ku mupaka w'u Rwanda na Uganda rya Cyanika. Ni isoko ryuzuye ritwaye miliyari 1,543 n'ibihumbi 27 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga arimo ya buri muturage usora. Mu ntara y'Amajyaruguru niba uhinze ibirayi, niba uhinze ingano, ugahinga icyayi, ugahinga amasaka, ugahinga ibigori, wowe iyo ubihinze ukenera ko bijya ku isoko. Umuhanda udahari byagupfira ubusa. Kandi nanone uza kubirangura nawe kuko watangiye mu bikorwa byo gucuruza, nawe abagomba gutanga umusoro kugira ngo abone inzira imufasha ya modoka ibona hwica. Urumva buri wese biramwungukira. Ya nkunganire leta itanga kuri ya fumbire, amafaranga leta itanga ya nkunganire, kuri za mbuto amafaranga leta itanga ya nkunganire, kuri bya bindi bijyanye n'imiti leta itanga ku nkunganire, n'ibindi byose leta n'abagoronome baza kukwigisha, n'abaveterineri baza kuvurira inka bahembwa na leta, bahembwa n'umusoro. Byanze bikuze nawe ugomba kuzirikana ko umusoro ukugeraho. Umwana wawe wagiye ku ishuri riri kwigamo ni umusoro waryubatse. Abarimu bamwigisha ni umusoro ubahemba. Muganga wakuvuye ni umusoro umuhemba. Ivuru ujya kwivuza ryavuye mu musoro. Nuvuga ngo buri umwe wese burya umusoro uramugarukira. Muri intara y'Amajyaruguru habaye iterambere rigaragara rwose mu birebana n'imyumvire y'imisoro, yaba ari umubare w'abatanga imisoro, yaba ndetse ari amafaranga y'imisoro dukusanya dukura muri iyi ntara. Naguha nk'urugero nko muri 2004 kuko nari ndi hano nakoreraga muri iyi ntara nk'umugenzuzi mukuru w'imisoro, twari dufite abasora batanga TVA biyandikishije ku musoro wa TVA batarenze 10. Abo nabo wasanga ari baba importateur banyuze ibintu ku mupaka wa Cyanika. Abandi basora rwose ntabwo wasanga baragera ku rwego n'umusoro wa TVA bari batarawumva mu by'ukuri. Ariko nk'ubu ngubu muri Musanze gusa dufite abasora banditse ku musoro wa TVA barenga 700. Mu ntara yose dufite abasora batanga umusoro ku nyungu barenga 18,000. Abatanga umusoro ku nyungu muri Musanze barenga 8,000. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza uburyo abasora imibare yagiye irushaho kwiyongera. Urundi rugero naguha muri umwaka wa 2004 muri Musanze ntitwashobora kurenza 1,450 ku mwaka avuye y'amafaranga avuye mu misoro. Ariko Musanze yonyine yije miliyari zirenga 11 z'imisoro. Mu ntara yose twije hafi miliyari nado zirenga 17 ziturutse mu misoro. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza uburyo imibare yagiye yikuba. Ikindi kintu umuntu yavuga nacyo kibigaragaza, muri icyo gihe abakoraga ibaruramari, abamenyekanisha umusoro babinyujije mu ibaruramari kontabilite barengaga 10. Ariko abasora barenga 1000 bakora ibaruramari risobanutse. Abarenga 32 niba abandi bafite igicuruzo kirenga 1,400,000 ku mwaka. Abo ibitabo by'ibaruramari ryabo byemezwa n'umukontabure wabigize umwuga, CPA qualified cyangwa se CCA qualified. Ku buryo ibyo byose ubona abasora bagenda barushaho kunoza
no kumenyekanisha imisoro yabo, kunoza ibaruramari ryabo. Ibyo ni ibintu bigaragaza iterambere. Ukaba ubutumwa rero ngewe naha abasora bo mu ntara y'Amajyaruguru, bagira ngo nongere rwose bashimire uburyo barushaho kutugaragariza yuko bitwara neza mu misoro, imyumvire bigenda izamuka, ariko nanone bagira inama yo gukomeza kubahiriza amategeko y'imisoro, cyane cyane basorera ku gihe, bamenyekanisha imisoro yabo ku gihe nk'uko basanzwe babitugaragariza. Abari muri TVA bagakoresha neza iriya mashini ya IBM, umuntu wese ubaguriye bakibuka kumuha invoice ya IBM, kandi rwose ibyo bagakomeza kubikora igihe cyose bagize ikibazo batanyuzwe, bakihutira kutugezaho amakuru, cyane cyane yuko tuba twiteguye kwakira n'ibibazo byabo. Ku ntara yacu y'Amajyaruguru byagaragaye ko ibyo twikoreye biraramba. Abikora natwe ubwacu mu mbaraga zacu, mugeze mu karere ka Musanze twujujemo isoko ry'intangarugero, ntekereza ko rishobora kuba ari naryo soko rinini dufite mu gihugu, rivuye mu maboko y'abikorera. Si n'ibyo gusa, muzajye ku mipaka yacu, mujye nko ku mupaka wa Cyanika cyangwa se umupaka wa Gatuna, hari ibikorwa bigaragaza ko imisoro dusora ituma natwe dushyirirwaho ibikorwa remezo bizadufasha kugira ngo ibyo dukenera, yaba ibyo twohereza cyangwa tuvana mu mahanga, bitugereho neza, ku buryo imipaka murebye uburyo iri kubakwa ni ikintu washimira koko abikorera, kuko nibiva mu maboko yacu. Iri soko hano hirya twafite isoko, abaturage bagendaga bagacururizamo, abacuruzi bamara gucuruza imvura ikagwa bakagenda ibicuruzwa bakabibika, mu mwanya bagacuruje bikarangira imvura ikabatesha, ubwo bikaba ngombwa ko bataha ibicuruzwa byabo bitararangira. Umuntu uheruka muri iyi ntara mu myaka 10 ishize aheruka abaturage b'imirenge ya Ruhunde mu karere ka Burera batarabona amashanyarazi. Uyu munsi baracana mu ngo zabo. Ibi bikiyongeraho ivugururwa ry'umuhanda w'ibirometero 16 uhuza Kirenge na Rushashi mu karere ka Gakenke. Uyu watwaye miliyari 1,582,983 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu munsi abatuye akarere ka Musanze baguha ubuhamya ku nyungu ziri mu kuba barubakiye umuhanda w'ibirometero 14 mu mujyi wa Musanze, ndetse n'umuhanda uhuza Musanze na Nyakinama. Umuhanda utari wakorwa mbere wari mubi, wibereyemo amabuye, imikuku, mbese ari umuhanda mubi, ariko ho bawudukure badushyiremo kaburimbo, agenze neza, dutwaramo ingendo nziza, abaturage n'abakira bariyongeye, umuhanda ni mwiza cyane. Kubera ubuyobozi bwiza, imisoro dutanga tubona ikora akazi yagenewe, imihanda yubakwa ahantu henshi hatandukanye, amashuri meza, abana bacu bakiga neza, baratugarukira cyane. Mu mibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gicumbi, ubu abaturage bafite amazi hafi yabo. Ibi byose byakozwe n'amafaranga ava mu misoro y'Abanyarwanda. Mbere twari turi mu cyaburindi kuvoma amazi ukakara gutuza agakombe nunoge nugire gute, ariko ubu turi kubona ibigega, amazi gari kutwegera, nta rugendo turi gukora, abana bacu bakagira isuku, mu nzu gakubura ukamenamo amazi na mbaraga sanaki. Ubu tumeze neza rwose. Mu burezi, iyi ntara ifite amashuri makuru na za kaminuza 13, ikagira amashuri yisumbuye 247, amashuri abanza 487 n'amashuri yigisha ubumenyi ngiro 33. Ubwinshi bw'aya mashuri busobanuye ko nta muturage ugikora urugendo rw'ibirometero byinshi ajya cyangwa se ajyana umwana ku ishuri. Umubare w'abana bajya ku ishuri wariyongereye, maze n'ireme ry'uburezi rirazamuka. Buri munyarwanda usora niwe ukeshwa ibi. Izana ni zatubaye bugufi, abana ntibagifata ingendo ngo baje kwiga mu tundi turere twakure, ahubwo bigira iwabo. Amashuri yaratwegereye, ubundi abanyeshuri bajya kwiga kure bakoze ingendo ndende, ariko amashuri yaratwegereye, ibitaro tujya kwivuza hafi, nta tukikora ingendo ndende cyane, n'imihanda tugaca mu mihanda myiza ikoze neza. Mu buvuzi, usibye ibitaro bikomeye bizwi ku rwego rw'igihugu nk'ibya Ruhengeri n'ibya Butaro, intara y'Amajyaruguru ifite ibigo nderabuzima 102 ndetse n'ibitaro bikuru 7 byose bikoresha ibikoresho bigezweho. Ibi byagabanije umubare w'imfu ndetse no kuzahara kw'abaturage, kuko serivisi z'ubuvuzi zabegerejwe ziyongera ku bwisungane mu kwivuza bufitwe na buri muturage.
intara y'Amajyaruguru hari ibyiza nyaburanga nk'ibirunga bicumbikiye ingagi, bikiyongeraho amahoteli yubatswe hirya no hino mu mijyi y'uturere tugize iyi ntara. Mu guteza imbere imibereho y'abaturage mu cyaro, hongerewe ingano y'imidugudu y'icyitegererezo model village, aho abayituye begerejwe ibikorwa remezo by'ingenzi bakenera mu buzima bwa buri munsi. Harashize igihe kirekire abaturage batuye mu birwa, kuko natwe tuvuka, twe niho twavukiye, hari ahantu ho mu mazi kugira ngo twambuke byadusabaga amasaha agera muri 2 tuva ku kirwa kugira ngo tugere aho twita hasi ku butaka. Ubwo rero bitewe nuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irebera abaturage, baritegereje basanga dukwiriye gutura heza tuva mu manegeka. Uyu mudugudu rero uzadufasha kuko wegeranye n'ibikorwa remezo byinshi, wegeranye n'amashanyarazi, wegeranye n'ikigo cy'amashuri, ku ruhande hari poste de santé. Ibyo byose bizadufasha mu iterambere ry'umuturage, bitwereka cyane itandukaniro ry'aho twari turi naho tugiye gutura ubu ngubu. Kuba ibi byose bituruka ku mafaranga yatanzwe n'abasora, ni ingingo ishimangira ko umusoro w'umuturage ari ryo terambere rye kandi ukaba agaciro ke.